Aha reka ntangire mbasuhuza rero mwe mukurikiye Marion Media nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngira ngo murabibona ko ibintu byahinduye isura. Murabona umukobwa mwiza uri imbere ya kamera n'isi nitarushye sigara aseka neza neza ukagira ngo ni amarembo ya Yerusalemu. Uyu munsi rero twagize umugisha kuganira nawe kugira ngo abashe kudusangiza byinshi. Cyangwa nkunda kubabwira ngo Imana igira neza kandi impano y'Imana n'ubundi ntaho ijya kuko ni talento iba yaraguhaye. Uyu munsi rero turi kumwe na fashion design, turi kumwe n'umuntu ukora ibintu bitangaje, ibintu byiza buri wese yakenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Ushaka kwibaza ngo uyu muntu ninde, akora ibiki, akora ibijyanye n'iki, ariko tugira ngo tumwakire abashe kudusobanurira, abashe kutubwira. Turagenda tumubaza byinshi ku bijyanye n'akazi akora ndetse n'ibibazo buri wese yakwibaza kugira ngo tubashe gusangira ibiganiro. Hagati nkubwira ngo niba utarakora subscribe kuri Marion Media wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho uko bwije n'uko bukeye. Kurakura kukazogera gatukura kandi nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe gusa kuko iyo uyikoze bwa kabiri uba wamaze kuvamo. Reka rero twakira umutumirwa. Turakwakiye kuri Marion Media. Murakoze. Turangira rero utubwira amazina yawe kugira ngo tubashe kumenya umuntu yo kuganira uwo ari we kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa tujye kuganira nande. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Mukanoheri Emerita, nkabanzwe ku izina rya Mama Cyomoro. Mama Cyomoro. Ariko urakeye koko. Murakoze. Urasa neza cyane. Ninde wakwambitse uyu munsi? Ngiye uyambitse. Niwe wiyambitse. Abantu babikoze neza cyane, ku mutwe urasa neza, agasaha ni neza, mbese ishenete ni sawa, ibintu byose birateguye cyane. Aha, uyu munsi rero twagize umugisha kuganira nawe kuri Marion Media. Turagira ngo utubwire ubundi Mukanoheri ni muntu ki? Mukanoheri yavukiye hehe cyangwa se Mama Cyomoro nkuko wabivuze wavukiye hehe? Mukanoheri yavukiye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Kamabuye. Aha, mu murenge wa Kamabuye. Yego. Muri makiri Umugesera. Oya, ibyo ntago ari cyo bivuze, biratandukanye. Hari Umugesera, hari no mu Bugesera, biratandukanye. Wow. Yego. Aha, abantu benshi ngira ngo ntarakubaza ikibazo bashobora kumenya icyakuzanye hano se cyangwa se bashobora kumenya icyo ugiye kuvuga muri aka kanya kuko ukusa ukureba uko wambaye biragaragaza ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi ko kibe kimeze neza cyane. Aha, ubundi Mukanoheri ukora akahe kazi? Njyewe nkora akazi kagendanye no gutanga serivisi zo muri salo de coiffure. Zo coiffure. Hanyuma rero muri iyo salo tugira ngo udusobanurire iyo ukorera magana hehe, mukora ibiki, donc udusobanurire muri details zose kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibyo mukora kugira ngo bajye babagana. Murakoze. Muri salo de coiffure dukoramo bijyanye na pedicure na manicure. Bivuze ngo dukora ibigendanye n'inzara, dusiga inzara, tugasiga gel, tukomeka inzara. Ubwo iyo mbivuga hari ababizi. Turasokoza coiffe z'abageni. Iyo bigeze ku mugeni ho tubikora bidasanzwe kuko biba ari umwihariko, aba ari umunsi umwe w'umuntu mu buzima bwe. Tuba tugomba rero kugira mu ruhare kugira ngo uwo munsi uze kugenda neza, buri wese yibaza ahantu yakoreshereje. Yego. Aha, mukora ibintu byiza cyane ngaye nguko mwabyumvishe. Abageni, abantu bose bashobora gukora ibintu, bashobora kugira ibirori bitandukanye, bya birori noneho mwifuza ko abantu babona neza pe. Ngewe nabonye ibintu byanyu mbona bidasanzwe, niyo mpamvu nagize amatsiko kuganira nawe ngo umenye ukuntu mubigenza. Murakoze. Yes. Hanyuma rero ibi bintu wabitangiye ryari? Ryari watekereje ko wakora bino bintu? Kubitangira byo ni nkaho nabitekereje kera ariko sinahise mbitangira. Ariko ndumva mbimazemo imyaka wenda mike y'itatu, ariko igihe mbikunze cyo ni kirekire. Ni kirekire. Bivuze ngo wize secondaire? Yego. Ni ukuvuga ngo wiga muri secondaire, icyo gihe watekerezaga ko ibi bintu uzabikora cyangwa hari ubundi buryo watekerezaga uzakora nyuma yo kuva secondaire? Ntago secondaire ndangije kuyiga, nayize mbitekereza. Hanyuma ndangije kwiga sectionary nabonye, then nabyo mpita njya kubyiga kuko nabikundaga. Kuko wabikundaga. Muri secondaire wigaga ibiki? Nigaga electricity. Electricity. Yego. Ubu ni umutekinisiye kaho hari? Hafaho. Ntago biba byoroshye. Aha, nyuma rero yo kurangiza secondaire wize electricity, urangiza uravuze uti ntago bihagije ko nakwiga electricity gusa, atereka njye kwiga none icyo umutima wanjye wihebeye, uravuga utereka njye kwiga ibintu
byo muri salo urabyiga urabirangiza uza ku isoko ry'umurimo urakora ubona abakiriya bari kuza baraza nuko wenda ari iyi minsi ya covid ariko mbere byari byiza kurenzaho sibyo ko n'ubu nta kintu umuntu yashinze imana ariko humura bizagenda bitungana gake gake murakoze. Noneho twumvishe ibintu mukora, twumvishe ko mukora ibijyanye n'inzara, ibijyanye n'imisatsi. Uyu munsi kuri iyi saha uhereye none, uyu munsi urabarizwa hehe, ukorera mu yihe nzu? Ndi gukorera ahantu bita Kacyiru, mu murenge wa Kacyiru, muri quartier yo hafi ya Faisal, imbere ya Faisal. Uzamutse uva kuri Faisal niyo nzu ya mbere uheraho mu kuboko kw'ibumoso uzamuka, niyo nzu uhita ugeraho uzamuka uva Faisal. Ubwo umanuka ni mu kuboko kw'iburyo? Umanuka ni mu kuboko kw'iburyo, niyo nzu ihera iyo ranje. Hari icyapa kihe cyangwa mwitwa bande hano mukorera? Salo yacu yitwa New Vision Salon. Ifatanya na shopu y'ahantu abantu benshi bazi bita kwa Mama Geoffrey. Kwa Mama Geoffrey. Ngira ngo rero murahumbishe kwa Mama Geoffrey. Ni donc numva abantu benshi bahazi, noneho ntago hagoranye kuhamenya. Ni ikihe kintu wigeze uhura nacyo kuva wagera muri salo ukavuga uti ewana ibintu nize ndabona ndi kugera ngera ku nzozi zanjye? Ni cyo kintu wakore donc ari byo murakora ikinaga mu musaruro wacyo akavuga ati ewana ibintu bizacamo koko? Ni cyo kintu wakoze icyo gihe ukumva ni sawa? Kintu naba narakoze nkumva ni sawa, nigeze nakira umukiriya muhaye serivisi ambwira ko mbishoboye. Bimpa motivation yo kumva ko ibintu ndimo ngomba gushyiramo imbaraga, kandi numva ndishimye. Hari watubwiye ko mukora ibintu by'inzara, ibintu by'imisatsi, cyakoze narebye urwara rwaye kuko mbona rurankomye, ndavuga ni umuteguzi kabisa, umuntu ukora ibi bintu ararenze. Merci. Byahise bintera amatsiko, umunsi nagize umukunzi nzamukuzanira, ni karibu, hanyuma ubashe kumukorera ase nawe kabisa, kuko uburyo inzara zawe zimeze ni fresh cyane. Hanyuma ni ikihe kindi kintu mushobora kuba mukora bitandukanye n'ibyo ngibyo? Salo yacu sibye kuba dukora ibyo bijyandanye n'abadamu n'abagabo, urumva ko tubaha serivisi nk'uje gukoresha inzara n'ibindi. Hanyuma tugiramo na side yogosha, bazi kogosha neza rwose, kwafe zose bazi kogosha neza, style yose ushaka. Style yose ushaka. Ari umujama rimwe yigeze kunyogosha, ariko pe yanyogoshe neza, ariko ndebye ku mucongo mbona si sawa. Mwebwe kuri iyo salo ibanga ni irihe kugira ngo umukiriya ni umwogosha neza nataya kwireba muri miriwari abone ko n'umucongo wamuhaye bihura? Ibanga ni irihe mwebwe? Biragoye ko nakubwira ibanga, kuko nkubwiye ibanga ntago ryaba rikiri ibanga. Hanyuma abakozi banyu ni inzobere bingana iki ku buryo mwizera ko batanga cyangwa se batanga serivisi ku bakiriya yuzuye, ku buryo uvuga uti byanga byakunda umuntu waje muri Vision Salon iyo avuga ati arataha yishimye? Ni ikihe kintu bifasha kugira ngo umukiriya wanyu ataha anezerewe? Byanze bikunze buriya iyo wakiriye umukiriya akaba yaza mukamarana umwaka, mukamarana imyaka 2, uhita ubona ko umuntu yanyuzwe na serivisi. Yego. Ubwo rero aba yaranyuzwe, niba umuntu yaraje yaka serivisi akabona uyu muhawe ko yayikwatse, nta mpamvu agomba kugaruka. Noneho ikindi kibazo nakubaza ni ukuvuga ngo hari abantu bagira ubukwe, hari abantu bagira anniversaire, hari abantu baba bafite amapati atandukanye kandi bagomba kugenda basa neza. Umuntu ashobora kugira ikibazo cy'imvura akabona ntago ari bushobore kuzana na timu yose. Ese birashoboka ko wamusanga hakorera, ndako wamusanga mu rugo? Murakoze. Icyo kibazo rwose kiroroshye cyane, umuntu kubura uko yideplasa ngo atugereho. Twebwe turi deplasa tukamugeraho, tukamuha serivisi yifuza iyo ari yo yose. Serivisi yifuza. Hanyuma bisaba iki kugira ngo umusange aho aherereye? Icyo bisaba ni ukubaza ibyo agiye gukoresha. Twebwe turagenda tukamuha serivisi igendanye n'ibyo dukora.
serivisi igendanye n'ibyo mukora. Yego. Aha ngira ngo rero mwabyumvishe abantu benshi mukeneye gukorerwa imisatsi n'inzara mutavuye aho muri, bagira serivisi nyinshi zitandukanye, bashobora kugusanga aho uri, bashobora kugira ubundi buryo muvugana kugira ngo ibintu byawe bikorwe kandi mu buryo bwiza, cyane ko nasanze bafite serivisi nyinshi kandi zitandukanye kandi zitangwa mu buryo bwiza. Kugira ngo ngandire namwe nuko nabonye ibintu mukora nkabona ndabikunze, ndavuga nti wow, kuki ntajya kuganiriza bariya abantu kugira ngo abantu bamenye ibyo mukora, kuko byanga bikunda ikiriho ari kiza kiravugwa. Nta mpamvu yo kujya tuvuga ibintu bibi, reka tujye tuvuga n'ibintu byiza. Ndabeshya? Yego, ntago beshya. Nibyo kabisa. Aha noneho turagira ngo tubwire, ni ukuvuga ngo watubwiye ko umuntu abashaka yabahamagara mukamusanga mu rugo, ariko turagira ngo tubwire ese twababona kuyihe nimero, ese umuntu agushaka yaguhamagara kuyihe nimero kugira ngo abashe kwaka serivisi, cyane ko ubu byaroroshye, online birakunda. Turagira ngo babwire uburyo bakubonamo. Ushobora kuba ukoresha imbuga nkoranyambaga, we never know, ariko Facebook, Instagram, ugakoresha wenda ufite WhatsApp, ufite Twitter, nta wamenya, ufite nimero ya telefone isanzwe, wakwisanzura ukababwira nta kibazo. Uburyo bambona, nimero yanjye ni 078 50 20 789. Hanyuma iyo ngiyo utayimbonyeho wahamagara kuri 078 46 yego 12 yego 678 678. Yego. Wow. Ngira ngo rero mwabyumvishe, ababwiye nimero, ababwiye uburyo bwose mwamubonamo, abahaye rugari. Yaravuga ati rwose mumpamagare ndabitaba, munyandikire ndabasubiza, hanyuma amata akomeza byara amavuta, tugomeze dusigasire ubwiza twahawe n'Imana, twiyiteho, hanyuma ibintu bigende neza cyane. Hagati aho rero ndagira ngo ngire akantu gato. Aha, akantu gato nshaka kwibariza noneho, hari abakobwa bangana nawe cyangwa se abana batoya bitinye badashobora gufata umwanzuro kuvuga bati reka tujye gukora ibi ngibi, reka tujye kugira gutya, kubera ko baba babona ntaho bahera, cyangwa se bumva ko bidashoboka, cyangwa se kubera cya kintu kibarimo cyo gutinya. Wowe ni iki wababwira muri aka kanya? Murakoze. Ikintu nababwira, buri wese arashoboye. Ikintu kiba kibura kuri buri muntu ni confidence, ni icyizere. Iyo wigiriye icyizere, ugihumeka byose birashoboka. Ikintu cya mbere ni icyizere, kwiyumvishamo ko ushoboye, ukumva ko icyo umuhungu yakora nawe wagikora, just ukagerageza. Iyo ugerageje birakunda. Cya mbere ni icyizere. Iyo ugerageje birakunda. Cya mbere ni icyizere, kumva ko ibintu ugiye gukora uzabishobora, ubigemo wumva ko utazabishobora. So iyo ugiyemo wumva ko utazabishobora, niyo ugezemo hagati bikagukomerera, wumva ko nyine utazabishobora, nyine wumva ko ari kwa kundi wari wabitekereje. So niyo mpamvu rero iyo ubigiyemo wumva ko uzashobora, niyo uhuriyemo n'intambara ubasha kuzihanganira, ukazirwana mpaka ugeze ku ntsinzi. Yego. Nama nziza cyane. Hagati aho rero hari abana b'abakobwa bavuga ko bagira mu maserivisi nk'ayo, ugasanga bahuriyemo n'imbogamizi nk'uko wari uri kubivuga, rero ugasanga birabaca intege. Wowe ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubu kibirambyemo? Ndabizi ko utwo tuntu natwo tutabura. Ese ni ugusenga Imana? Ese ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubu ugishikamye muri ibi bintu, uvuga uko byagenda kose nzahatana ndwane kugeza nkoze icyo umutima wanjye ukunda, kugeza nteje imbere impano Imana yampaye yo gukora bino bintu? Ibanga ni irihe? Ibiguca intege ntibyabura, ariko iyo uzi icyo ushaka urarwana mpaka ugeze ku ntsinzi. Niyo mpamvu bigusubiza inyuma. Burya inzira itarimo amahwa nta musaruro inafite. Niyo mpamvu rero kumva ko uzahuriramo n'imbogamizi ugasubira inyuma ubutsinzwe, kandi hamwe no gusenga Imana igenda itanga kwihangana. Yego. Aha, hati hamwe no gusenga Imana igenda itanga kwihangana, kandi inzira itarimo amahwa ntago iba ari nziza cyane, ntago ugeza ku ntsinzi. Byandi bavuga ngo hatana ibyiza biri imbere. Aha, reka rero tugomeze tubabwire ngo iyi ni Marion Media nk'ibisanzwe, ariko nanone tugana ku musozo kubwira ngo ongera komeza ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mba naguteguriye bikugereho kandi neza.
ngira ngo rero muramubona uyu mukobwa twakiriye uyu munsi ni umukobwa mwiza, nababwiye ko hari isine itarushye isiga, ni umukobwa useka ukagira ngo ni amarembo y'i Yerusalemu. Aha rero nkubwira ngo umushaka wabahamagara nimero yazitanze, turaza no kuzandika munsi kugira ngo abantu baze kuguhamagara, cyangwa se ufite kuba yakoresha ibintu wavuze haruguru ubashe kuba wamufasha. Hanyuma rero ku musozo ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bari badukurikiye, cyangwa se ugire icyo ubwira abantu bose muri rusange bari bagukurikiye muri aya masaha. Murakoze. Ikintu nababwira wenda mpereye kuri abo bantu mpayeho ingero batigirira icyizere, buri wese yigirira icyizere arashoboye. Yes, buri wese yigirira icyizere arashoboye, kandi ikindi mbisabira mutugane tubahe serivisi ifatika kandi mukunze. Serivisi nziza kandi inoze. Aha mu Rwanda tugira isuku n'umutekano n'ubundi, kandi tudafite isuku mujya muri Version Salon babaha isuku. Mugende mushininga. Aha reka rero mbashimire mwe mwakomeje kubana na Marion Media, nagira ngo mbabwire ngo Imana ibandebera icyoroshye, ndabakunda cyane. Ni mwebwe mutuma mbondi w'uyu munsi, ni mwebwe mwatumye umunwa wanjye ubasha gufunguka ukavuga, nanjye nkagaragaza icyo nshoboye. Mukomeze mushyigikire kandi mukomeze mukurikirane ibiganiro byanjye, mu sharinge bigere kure, kandi ni ukuri ndabakunda cyane. Ni muri inkoramutima, muri byose musobanuye byinshi. Reka rero mbashimire babwira ngo Imana ibandebera icyoroshye. Njye ndi Marion, nakagaruka. Imana ibahe umugisha cyane.